Hello guys, muri iyi video yo kwereka uburyo wakoresha muri telefone yawe ikarambyemo umuriro muri izi telefone za Airtel. Imagine hari ukuntu ufungura internet ukoresha cyangwa wifi ukumva telefone irashyushye, ibyo wari ugiye gukora ukabireka cyangwa ibyo wari uri kureba. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wakoresha kugira ngo telefone yawe igirambyemo umuriro ireke no gushyuha. Ni muri izi telefone za Airtel. Imagine urabona nanjye ko ariyo ndi gukoresha. Muri iyi video nibyo ngiye kukwereka. Ngiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Vedaste. Kamanzi nakire ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel bwa mbere, wahawe ikaze. Nawe dusanzwe tubana, ikaze urayihorana. Niba ari ubwa mbere ugezeho, kora subscribe, ufungure inzogera, ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge ujye ubibonera ku gihe. Iyi ni part 1 ngiye kubereka, iyo muyikunda nzabereka na part 2. Let's go, reka dutangire. Mwibutsa ngo ngiye kukwereka uburyo wakoresha muri telefone yawe ikagabanya gushyuha ikarambyemo n'umuriro. Muri izi telefone za Airtel. Imagine hari ukuntu ukoresha wifi cyangwa internet kumva telefone irashyushye cyo ukabona umuriro kuvamo wihuta. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wakoresha telefone yawe ikarekeraho gushyuha ikarambyemo n'umuriro. Mugiye kubana, nitwa Vedaste muri iki kiganiro. Kamanzi nakire ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel bwa mbere, wahawe ikaze. Nawe dusanzwe tubana, ikaze urarihorana. Niba ari ubwa mbere ugezeho, kora subscribe, ufungure inzogera, ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge ujye ubibona mu ba mbere. Biranga iyi video uyikunda na part 2. Part 2 nzahita nkwereka mu bundi buryo wakoresha nabwo. Nta mpamvu yo gutinda rero, reka dutangire. Hari ukuntu ufunguye internet cyangwa wifi bitewe n'ibyo uri gukoresha. Hari ukuntu umanura hano ukabona wenda nyine uko nabiri, ukabona za Facebook, za YouTube, ukabona hajeho notification nyinshi. Za notification nazo zitwara umuriro, ariko ntabwo aribyo ngiye kukubwira, ahubwo ni ukwereka uburyo wakoresha kugira ngo telefone yawe irambyemo umuriro ireke no gushyuha. Reka dutangire. Ikintu cya mbere ugomba gukora, uraza muri iyi application ya setting. Ndizera ko uri kuyibona, uraza uyikandeho. Ukaga fresh ntabwo ndi bwongere ugakoresha kuko kuri iyi application ntabwo byakunda. Iyo wagera uraza hano hagati handitse apps, uraza ukandeho. Ndizera ko uri kuhabona dufite app nyinshi. Urabona ngiye mfiteho 50, yategwaho n'izo ufite muri telefone. Uraza kandi hano handitse CR
15 apps, urazikandeho ugere muri application zawe zose. Urabona hano dufitemo application nyinshi za camera, calendar, CapCut, za Chrome, za contact, za Facebook, za gallery. Urabona hano dufitemo initial, dufitemo message, dufitemo next, hano dufitemo za TikTok, za WhatsApp, za X recorder, za YouTube. Urabona hano dufitemo application nyinshi, ariko hano urareba application ukunda gukoresha cyane, urareba application ukunda gukoresha cyane nka za InShoot, za YouTube, za X recorder, za WhatsApp, za TikTok, za Facebook, za abifitemo na ba Instagram. Urareba application ukunda gukoreshamo cyane. Reka tuze nka hano kuri WhatsApp. WhatsApp ndizera kuri kuyibona, urazikandeho. Uze hano kuri notifications, aha hambere. Urabona hano hari ibintu byinshi bifunguye, za WhatsApp, za message, za chat. Urabona nka hano iyo ufitemo ahangaha iyo ufitemo nka za groupe nyinshi muri telefone yawe, ziriya message nazo zituma phone yawe ishyuha kandi igatwara umuriro mu gihe gito. Ubwo urazikanda hano handitse hari WhatsApp notification, aha hambere uhita uza ukanda kuri aka kantu gafunge. Urabona gafunga bya bintu byose birahita bigenda, byari bifunguye, ntabwo ari ngombwa ngo ujye kubifungura, urazifunga hano hambere gusa. Nk'ibisanzwe ntabwo biratuma WhatsApp yawe idakora cyangwa indi application. Uraza uyifunge, usubire inyuma nk'ibisanzwe, wongere uze ku yindi application ukunda gukoresha. Reka tujye nko kuri YouTube, urazikandeho naho kandi hano hambere kuri notifications. Urabona hano naho harimo ibintu byinshi bifunguye, wazikorenza ukajyana hasi, ariko uraza ukande hano hambere hari YouTube notifications. Ahangaha hambere urahita uza uhakande. Urabona bya bindi byose birahita bigenda nk'ibisanzwe. Urareba application ukunda gukoreshamo cyane, urahita usubira inyuma nk'ibisanzwe. Tuze na hano kuri X recorder, bitewe na application ukunda gukoresha cyane, ubwo nizo urajya ukandaho za hano hambere kuri notifications. Hano wenda nubwo hariho akantu kamwe gafunguye, naho urahakanda ugafunge. Biraterwa na application ukunda gukoresha cyane, zitwara umuriro, zibona notification nyinshi, nizo ujye ufungaho. Urageza ukanda hambere kuri notifications, ukanda hano hambere uhita uhafunga, subira inyuma nk'ibisanzwe, urebe indi application ukunda gukoresha nka za TikTok, aho ukanda hano kuri notifications. Aho urabona hariho ibintu bifunguye byinshi, ariko uhita uza hano hambere naho hafunge. Urabona byose bihita bigenda, ntabwo bibuza TikTok yawe gukora, ntabwo bibuza application yawe gukora. Urahita usubira inyuma nk'ibisanzwe, urebe indi application ukunda gukoresha nka za Facebook, naho kandi uza hano kuri notifications, aho
urabona hano hariho ibintu bifunguye byinshi cyane bitaramenya ngo ni cyane byinshi kuko hari hano kuri Facebook naho uraswa hano hambere uhita wafunga, ntabwo bibuza Facebook yawe gukora na gukora izi notifications. Hari igihe ufunguye internet ukabona notification nka senkani kuri Facebook ukabona ziraje, bya bintu bitwara umuriro mwinshi cyane bigatuma na phone yawe ishyuha. Rero uraza ukanda hano ukanda kuri application, ukanda hano hambere kuri notifications, ukanda hano hambere uhita wafunga, subira inyuma nk'ibisanzwe urebe izindi application ukunda gukoresha nazo waba ariko ujya ubikora. Nta application nge zose nazikora, video yaba iri kuba ndende ariko ubu ni gutyo urajya ubikora kugira ngo phone yawe niba yamazagamo umunsi umwe izajya imazamo iminsi 2, yonzana na part 2 izajya imazamo iminsi 3, gutyo gutyo gutyo. Iyi yari part 1 y'uburyo warinda phone yawe gushyuha no gushyiramo umuriro vuba, ikajya irambyamo umuriro telefone yawe ukayirinda no gushyuha. Iyi yari part 1 njye mwabanaga muri iki kiganiro, nitwa Vedaste. Nuko bikorwa rero, nizera ko twabanye muri iyi video warebye akantu ku kandi step by step wabasha kuba phone yawe itabasha kuba yagushyuhiraho cyangwa ngo ubone iri gushyiramo umuriro vuba. Ndizera ko ubibonye icyo wakora, ndaje mbazanire na part 2 kuko twabanye ku video itangiye kugera irangiye, nawe wabasha kuba wabyikorera phone yawe ntikagire iry'umuriro kandi ikayirinda no gushyuha. Ndizera ko ubibonye rero twabanye ku video itangiye kugera irangiye. Mwabanaga muri iki kiganiro nitwa Vedaste. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, ukora subscribe ufungura inzogera, ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge ujye ubibona mu wa mbere. Bye, duhure muri video zitaha.